bakunzi baradi ikizere by'umwihariko ikiganiro Mesete de Show nongeye kubasuhuza kandi mbahani ikaze muri kino gice cyacu cya kabiri aho turira hamwe amakuru yagiye avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse na social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Nk'ibisanzwe ngiye nitwa Innocent bimenye success mbaye ikaze. Hanyuma rero katwanzika amakuru yacu turahiyanze kirahe ni muri Ghana. Hano muri Ghana rero nkuko tubikesha ikinyamakuru de fact haravugwa inkuru y'umugabo kabisa wagize gutya akivugana umugore we amaza ko yanze kubatera akabaro cyangwa se ngo yamwimye ku mwenda wa Adamu nkuko bivugwa mu kinyarwanda kizimije. Bamwita Charles Sogolo akaba afite imyaka 31. Uyu mugabo rero akaba yarishe umugore we amurashe urufaya rw'amasasu nkuko nyine tugenda tubisoma ku kinyamakuru de fact. Hanyuma rero ngo nyuma ko yakivugana umugore we ngo nawe ubwe yagerageje nyine kwirasa mu gituza kugira ngo yahure ariko nyine ntiyapfa, Imana ikinga akaboko. Uyu mugabo rero akaba ari mu bitaro arimo nyine agenda yitabwaho n'abaganga ndetse ari nako afungishijwe ijisho n'inzego z'umutekano hariya nyine mu gihugu cya Ghana. Reka rero tukomeza amakuru yacu turayakomereza mu myidagaduro ku bantu bakurikirana amakuru y'imyidagaduro hano mu Rwanda. Urabize ko neza rwose hari ukuntu bagenda babazanira abahanzi b'ibyamamare bakomoka mu bihugu bigiye bitandukanye bakaza nyine kuba bataramira abanyarwanda. Ugezweho bamwita Ruga. Uyu muhanzi rakomoka muri Nigeria kabisa, n'umuhanzi nagiye numva ibihangano bye byiza cyane. Uyu muhanzi rero abafana be bagiye bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, bamubaza nyine ibintu bijyanye n'ubuzima bwe. Kimwe mu kibazo gikomeye cyane ni impamvu akunda kuba yahisha ijisho rimwe ryiwe. Ku bantu bagiye babona amafoto yiwe mubona ko bisa hari filme yambaye zihisha ijisho rimwe, murazizi neza. Uyu mugabo rero ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu kiganiro nyine kiteganya gitegura igitaramo afite muri no weekend, yaje gusobanura nyine icyo kibazo avuga yuko impamvu nyine akunda guhisha ijisho ye ngo nukubera ko nyine nibyo bintu nyine yumva ngo bimushimishe, nibyo bintu yahisemo. Dukomeza amakuru y'imyidagaduro reka tujye mu muziki. No muhanzi ukizamuka bamwita Jason Beko. Uno muhanzi rero ubwo nyine nawe yaganiraga n'igitangazamakuru kikorana mu mujyi wa Huye ni radio y'abaturage RC Huye. Mu kiganiro nyine yaganiragamo n'umunyamakuru amubaza byinshi bijyanye nyine n'urugendo rwe rwa muzika. Umunyamakuru yamubajije ikibazo kigira giti uno muziki turabona ari umuziki ukomeye cyane, ntabwo ushobora kuba wazacika intege. No muhanzi rero yavuze ati nubwo umuziki ukomeye cyane umeze nk'ibuye rikomeye cyane ariko ntago nge binteye ubwoba, iryo buyenza uko shoye kose mbashe kuba narimena nta gucika intege. No muhanzi wasohoye indirimbo yitwa ngo I'm Lucky cyangwa se ngo n'umunyamahirwe, indirimbo igenda ikundwa na benshi. Hanyuma rero kadukomeze tumubwira tuti kabisa courage. Turakomereza ku muntu witwa Miss, bamwita Miss Umutoni Wase. Uyu mukobwa rero umwe mu bakobwa bahatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022 yavuze yuko rwose ahangayikishijwe n'ihohoterwa rikorerwa abana mu ngo. Uyu rero Umutoni Wase Diane cyangwa se Diana yavuze yuko naramuka agize amahirwe nyine yo gutorerwa kuba Miss Rwanda, ikintu azashyira imbere nyine ni ukurwanya nyine iryo hohoterwa rikorerwa abana mu ngo muri rusange. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyasubikira, turaza gukomeza n'andi makuru twagiye tubategurira. Dufite amakuru ya siporo, turebera hamwe mu Rwanda champion y'u Rwanda ku munsi wa 17 ukuntu byagenze, tureba uburyo rwose amakipe yagiye akora ibintu bigiye bitangaje. Tubona ikipe ya APR igira gutya rwose kongera kuba yakwerekwa ko rwose amazi atakiri yayandi, igatsindwa n'ikipe ya Musanze FC igitego kimwe. Tubona ikipe ya Mukura nayo ikomeza kwereka amakipe bigugu ko yaje koko nta mahindura, igira gutya rwose igatsinda ikipe ya Gasogi United igitego kimwe ku busa. Amakuru ni menshi cyane, turaza kujya hanze tureba uburyo Arteta ashobora rwose kuba yazana umukinnyi mushya mu ikipe ya Arsenal. Tubona umukinnyi Kylian Mbappe avuga ati rwose njyewe rwose hazaza hanjye ntabwo nibona mu ikipe ya Real Madrid, ahubwo avuga ati shobora kwigira mu ikipe ya Liverpool. Amakuru yose turaza kugenda tuyarebera hamwe muri kino kiganiro. Bafite package ibintu byinshi cyane kabisa, icyo musabwa ni ukuma ku murongo kuri radio Ikizere. Stay on, ibintu ni byiza cyane kabisa. Ndabashimiye, nitwa Success umuhungu wanyu, mukomeze mugubwe neza cyane.